Hello, murakaza neza kuri tugiye gukora ibiki tugiye gukora video bijyanye n'ibiki uyu munsi. kubera iki? Iyi video tugiye gukora yo gushimira abasabu nta n'umubare muzima twari twagira, abantu 2000 ni abantu bake cyane. Hari umuntu wigeze ubona hano mu Rwanda akora video yo gushimira abasabu? Nta n'ushaka no kubikora. Twe tugiye guta umwanya rwose dukora iyi video, ntabwo yari ngombwa. Abasabu 2000 ni abantu bake cyane, abasabu 2 gusa. Ntabwo tugomba gukora video kubera ko abandi bantu bayikoze, ahubwo dukora video kubera ko tubona ko ifite value cyangwa se hari ikiri bumarire umuntu wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye gukora video mu rwego rwo gushimira aba subscribers banjye. Niyo mpamvu nakoze iyi video yo kubashimira no kubamenyesha ko twagize 2000 by'aba subscribers. Nta kundi nyine kubera ko ubishaka reka tuyikore, ariko ubundi uretse uraza kureba views iri bugire, iragira views nk'icumi gusa. Nta muntu ushaka kumva ibintu byo gushima byo ko wagize abasabe 2000, ahubwo bamwe baraza no guhita baseka bavuga abasabe 2000 abantu bamwe bagira mu munsi umwe. I know, ndabizi ko babizi kubera ko biragaragara ko twagize 2000, ariko impamvu nyamukuru ngiye gukora iyi video ni ukugira ngo mbashimire. Wigeze n'umunsi n'umwe wicara imbere y'abantu 2000? So kubera ikivuga ko ari abantu bake? Ntabwo abantu 2000 ari bake, abantu 2000 ni benshi, kubera ko wicaye imbere yabo sometime rimwe na rimwe ushobora no kubura icyo uvuga. Niyo mpamvu ngiye gukora video yo kubashimira, kubera ko ni abantu b'ingenzi, kubera ko bakoze subscribe. Abantu 2000 ntabwo ndicara imbere yabo, ariko abari bake nta nubwo bajya muri stade, bahurira mu kibuga cy'umupira cyo muri quartier. Ahubwo njye numvaga twari dukwiye gukora video dushimira abasabu nibura bamaze kuba nk'ibihumbi 10, ibihumbi 100. Urumva se atari ibintu bikwiye? Ariko nta kundi kubera ko ubishaka, reka tuyikore. Reka tuyikore uyu munsi. Please press record. Kanda record. Okay? Kanda record. Hello, murakaza neza kuri Kiza Online. Uyu munsi nifuje gukora video ishimira buri muntu uwo ari we wese wakoze subscribe kuri YouTube channel ya Kiza Online. Rwari urugendo rurerure, ntabwo natekerezaga ko nshobora kugira abasabu 2000 umunsi natangiye iyi YouTube channel. So ndashimira buri muntu uwo ari we wese wumvisha ibyo nasabye cyangwa se wanyumviye agakora subscribe bitewe na content nkora. Hari abantu benshi bishimiye kubona channel yanjye, hari n'abatarabyishimiye, ariko abo batabyishimiye ndatekereza ko batigeze banakanda subscribe. Ariko mu bantu babikoze bakabikorana urukundo ndetse bakunda video zanjye nkora, nagiraga ngo mbabwire ngo mwarakoze, kubera ko uyu munsi kubera wowe wakanze subscribe dufite 2000 kuri YouTube channel yacu ya Kiza Online. Ntabwo rero dukwiye gukora video cyangwa se ntabwo dukwiye gushima kubera ko dufite ibintu byinshi, ahubwo dukwiye gushima n'igihe dufite ibintu twita ko ari bike cyangwa se bamwe bavuga ko ari bike. Niyo mpamvu nifuje gukora iyi video, ariko nifuza ko mu bantu bakoze subscribe cyangwa se muri community yo kuri YouTube channel ya Kiza Online, nanjye nagira ikintu nkora kugira ngo abantu babone ko mbitayeho se, cyangwa nubwo kidafite value iri ku rwego rwo hejuru, ariko ndagira ngo nifuza ko muri video nagiye nkora, hari video nakoze igaragaza ikintu cy'ingenzi gifite value muri content creation cyangwa se gukora content kuri YouTube. Icyo kintu, iyo video navugaga ku buryo sound ari ikintu cy'ingenzi. So nanjye rero nifuje ko naha bamwe mu bafana banjye cyangwa se umuntu uwo ari we wese wumva afite ikibazo cya sound, ko natanga iyi mic, aka mikrofone nigeze kugakoraho video, aka ngaka kano kakorewe kujya kuri phone, ariko n'umuntu ashaka kugashyira kuri kamera kubera ko gafite adapter. So aka mikrofone rero nifuje kugaha umuntu uzarusha abandi gukurikiza ibyo ngiye kubabwira. Ikintu ngiye kubabwira cya mbere, abantu bazarushanwa gukora kugira ngo begukane
iyi mikorofone cyangwa se lav mic, iyi ngiyi ushobora kuyishyira ku mwenda like that, wenda wambaye karuvati cyangwa se wambaye n'indi myenda iyo yose, noneho then ukavuga mikorofone ikwegereye, sound iba ifite volume. Ndumva narakoze video, ushobora kuyireba ibisobanura neza uko nakoze video nakoze isobanura uburyo wakoresha aka kantu. So umuntu rero uzagatsindira azakora iki? Umuntu uzagatsindira, ikintu cya mbere azakora, urakora subscribe kuri channel yanjye ya Kiza Online niba warabikoze, cyangwa se niba utarabikora, none nurangiza urebe video zanjye mu buryo bwose bushoboka. Muri video nakoze wahera kuri video ya mbere ureba ukageza ku ya nyuma. Umuntu uzareba video nyinshi mu gihe ngiye kugeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu, agashyiraho comment, buri video uzajya ureba uzajya wandikaho, uzajya ushyira hasi comment isobanura. Ushobora gusobanura ibyo wumvishe muri video, ushobora gutanga igitekerezo wowe wumva ushaka, ucyandika muri comment, ukande like, ukande no kunzogera. None nurangiza ujye kuri Instagram ya Kiza Pictures, Instagram ya Kiza Pictures, ukande follow. Nurangiza ushobora kunyoreza screenshot ubishatse, ugaragaza nyine ko ibyo bintu wabikoze, cyangwa se ntunabikore, it's okay. Noneho ayo mabwiriza, kubera ko Instagram impamvu nyibahaye nuko ariyo nzagaragarizaho umuntu watsinze, ubashije gutwara iyi mikorofone. Noneho umuntu wa kabiri azafata aka tripod, niko nashyizeho kugira ngo mba ndi kwireba, kubera ko nta wundi muntu mfite wo kunkamera. Aka tripod hano kariho kuri telefone niko azatwara umuntu wa kabiri, kubera ko aka tripod ni aka mini tripod, ariko ushobora kugakoresha ukora video za TikTok. Kazaba kari kumwe n'aka ngaka, telefone ntabwo irimo, kazaba kari kumwe n'aka ngaka, ushobora kugashyiraho hano. So ushobora kugakoresha ufata video nk'izi ndi gukora za YouTube, cyangwa se ukagakoresha ufata video za TikTok. Umuntu wa kabiri aka ngaka niko azegukana. Noneho umuntu wa gatatu azegukana iyi self stick. Iyi ngiyi ishobora kugufasha gufata video, kubera ko ifite buto hano ikanda record, cyangwa se ifoto. Umuntu wa gatatu rero ni iyi ngiyi azegukana. Ibi ntago ari ibintu bifite value cyane, ariko ndakeka ko ku muntu ushaka gutangira gukora content, ibi ngibi bishobora kumufasha. Niyo mpamvu nemeye kuvuga nti shimire nanjye abantu bakoze subscribe kuri channel yanjye, cyangwa se n'abandi bagiye gukora. So ababikoze n'abatarabikoze bose bazaba bari hamwe. Abakoze subscribe, kuvuga ngo umuntu uri gukora subscribe uyu munsi afite amahirwe nawe yo kujya muri irushanwa bahaye. So kondisiyo nimuzikurikiza, ku itariki 15 nzavuga umuntu wegukanye, abantu 3 begukanye biriya bintu. Ushobora kubikora utagamije nawe kwegukana biriya kuko wenda ubifite, cyangwa se kugira ngo ufashe undi muntu uri hariya ubikeneye. Biragusaba nawe ngo utange support, noneho YouTube channel tuyizamure. Ntabwo nigeze ntekereza ko iyi YouTube channel ishobora kugira abantu bangana kuriya. YouTube channel natangiye nicaye mu cyumba ngafata kamera nk'ifilima, nta wundi muntu turi kumwe. Ntabwo nigeze ntekereza ko ibi twabigeraho. So kugira twongere community, cyangwa se mu ntere courage yo gukomeza gukora izindi video, ndabasaba kugeza na n'ubu abantu 97 n'ibice bareba video zanjye ariko ntibarakanda subscribe. So ndagusaba rero ngo niba urebye video wibuke gukanda subscribe, kandi inzogera, shyiraho comment, umpe na like, kugira ngo video zanjye zigere no ku bandi bantu benshi. Ndongeye ndagushimiye rero wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel. Uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, uri umuntu w'ingenzi kuri YouTube channel. Komeza umfashe gusupporting iyi channel,
urebe video zanjye zirangire. Harimo video ndende ushobora kuyireba yose ukayirangiza, then ukakanda screenshot ukanyohereza kuri Instagram ya Kiza Pictures, nkareba koko wayibonye, ukakanda subscribe. Noneho nanjye icyo nzakora ku itariki 15 nzareba umuntu wakoze ibintu byinshi muri ibi ngibi nakubwiye. Umuntu warebye video, umuntu wakoze subscribe, umuntu wakanda inzogera, umuntu wabikoze cyane niwe uzaba afite amahirwe yo kwegukana iriya mikorofone mbashije gutanga. So ni ikimenyetso kigaragaza ko nubwo namwe mwakunze content yanjye, ariko nanjye nkunze ko mwabikunze. So nkumva ko hari ikintu nanjye nkwiye gutanga nk'abantu. So kuri YouTube channel twigisha abantu gukora content, photography, filmmaking, ibintu bitandukanye, tip and tricks, ibintu bitandukanye muri rusange. So niba ukunze video kanda like, niba utari wabikora. So tuzahurire ku itariki 15 kuri Instagram mbabwira umuntu wakoze ibyo nabasabye akabikora cyane kurusha abandi. Mwarakoze cyane, ndabashimiye cyane kandi mbikuye ku mutima abantu mwese mwakoze subscribe, kandi ntimuyikore gusa ahubwo mugakomeza no kureba video nkora igihe cyose nshyizeho video. Let's do it. Yeah.